hano hari agatipe nabonye kakinye nyine mico biranga, gakora za telefone biranga, gakora ama computer biranga, karangije gahita gacunga umutipe ngo ukora siporo muri Amerika, gahita kamwitira ngo bakita rukuko imbari rugori imbari rukarara, ngo ni rukarara ni kagarara. Akana kafashe ngo uyu mupasiteri ngo bamuguregerane ngo bamufunge, ngo yapfobeje abantu bafite ubumuga bugufiya, bafite ubumuga babana n'ubumuga bw'ubugufiya. Bafashe kakandi noneho mutoya, bafashe kaka video bagahuza n'akandi kavuga ko agatipe afatana Aston Hall na Aston Small, abahita babihuza abagome mo hagati barahamyutinga avuze ngo buri muntu wese Imana imuhe mapu ye. Yego, ariko mbwira mugenza ngo tugiye gufata isi, buri muntu Imana imuhe mapu, Imana iguhe mapu y'icyara cyazagara uko apinga. Iyo uzarisha akanwa urabimenya, iyo uzarisha ikirenge kuri Dorogobo na Arsenal urabimenya, iyo uzarisha amavi urabimenya, iyo uzarisha diplome urabimenya. Naba abantu bita abasitari bose bari hasi, yabazamukanye nabone bagaterura nk'uterura baby, ariko mana ndabona hari abantu Imana igiye guharinya we. Aha, stop hagarikaho. Turi gukorera muri monde mbi, aho inkozi z'ibibi, hari wavuze ngo turi mu isi aho ibibi, aho nanjye mugiye kunuka, aho ibigoryi byumvwa abanyabwenge bagaceceka. Niyo monde tugezwemo. Yego, aho umuntu aririmba ngo kubita kuri ka mukamukurikira, aho umuntu aririmba ngo ni igisukari majyane mukamukunda. yego, niwemera pompompo mukamukunda, hashye yego, mukamukunda. Abanyarwanda mumenyera Imana, muzatuma Imana ibakubita umushari. Wumve ko atarari gushyigikira abantu b'Imana, ariko murebe ukuntu Satani yabasize. Burya njya nkubwira ngo Imana yihamagaye na Satani arabyara. Gafata izina rye kiyitirira ngo niwe noneho mutoya. Umva umwana ari kwibere, naba abantu bita abasitari bose bari hasi, yabazamukanye nabone bagaterura nk'uterura baby, ariko mana ndabona hari abantu Imana igiye guharinya we. Sinzi ukuntu ni kubisahana muri Gobyori mpasanga umuhanuzi arigira ngo Jezi controle. Ni kontrola neza turebesha buri basiga banadutuburira, igihe bisaba gushishoza. Yakasha ibititira byose ntabwo ari umwuka. Mugenzi wawe Pasiteri Bosco yahanuye ko Kagarara agiye gupfa. Ibintu biragenda bifata indi ntera. Kukisuzanyemo ngo mugenzi wanjye, se kuko birakwiye ko umupasiteri yasaba imbabazi Kagarara arazimusaba. Ndashaka nkubaze impamvu azimusaba ni byagenze bite? Nanjye niko ndi kukubaza nti birakwiye ko umupasiteri uri kumbaza ibintu ukagira ngo ntabyo nzi kandi nge ndabizi. Urabizi? No. Ubu uyu munsi wa none rero hari ibintu mubamo Imana itazihanganira na RIB itazihanganira. Ubu RIB ntabwo yakumva agace gatoya gusa kakana. Yego, ngo ihita ijyana umuntu nk'uko muba mubyifuza. Natangaye, nangazwa n'abapagani bo mu rusengero b'inkozi z'ibibi, banyamurya irya nino, babandi bakunda biracitse, n'abanyamakuru bataraba umwuga. Avuza no magambo nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwibasiye cyane bavuga bati yakoze icyaha cyo kuba yafashe Kagarara akamupfobya. Niko komanteri zivuga. Abandi ba content creator batangiye gukoresha kano ka video rwajiro rwamujyana. Sinzi impamvu mubitinya. Yapfa n'umuntu, nanjye nzapfa ndi kubivuga. Naye wabihanuye azapfa, twese turi abantu. Sinzi impamvu tubitindaho. Impamvu tubitindaho nuko yahanuye urupfu mu gihe gitoya. Atangwa ingero kuri ba Gogoryoza, ba Dorimboga bo. Nawe rero rwarabatinye. Ntabwo rwabatinye. Mujye mutandukanya kuba tuvuga ibintu amarangamutima yanyu agakorwaho. Yego, mujye mubitandukanya n'icyo umugambi w'Imana. N'igitangaza saho Kagarara Imana imuvanye. Yego,
nta nubwo igitangaza ari Imana imugejeje. Yego. Igitangaza ahubwo ni azahagarara ate. Kuba yapfa ni igitangaza. Urupfu rurya abami rukarya ibikomangoma, rukarya abakire, yego, rukarya abakene. Urupfu rudatinya inzobe, urupfu ntirutinya ibikara, yego, urupfu rudatinya umuremure, ntirutinya umugufi, urupfu rudatinya n'aba bakobwa mujya muvuga ngo bafite nyashi, yego, ntirubatinye. Urupfu rwa Uwiteka yavuga ati uriya nawe iminsi irarangiye. Nakurya mujya mutangara mwebwe abisi, sinzi nawe nimba barimo. Iyo ukuri kwabuze mu bantu igifu gisumba ukuri. Abantu batangira gucuruza ibinyoma no kurwanyana no gusebanya. Icyamanga abantu bakwirakwije kariya kantu baze kunyumva neza. Ukurikije uko rero iki cyigisho kimeze na karaka video kacurendinze ku mbuga nkoranyamaga, nkurikije uko mbibonye bamusaba imbabazi pasiteri. Yego, nanjye kubaza ntishyiraho umucyo. Bamusaba imbabazi kuko abo bose bakoreye Satani, nta n'umwe urimo wakoreye Imana. Ifurije abantu bose bari gusebya bakozi b'Imana, mwahamagawe nimwambara imbaraga muyikorere. Yego, abasatani bari kwambara imyuka, bakenyeranye imyuka. Natwe abakozi b'Imana sha nimureke duhaguruke. Pastor Selemana harakomera, sha n'abandi bakomere bameze nkabo. Ni igihe cyo kugira ngo twuzuzwe, duhagararire Imana, tuyivugire. Ubundi Satana mwareyo, nanjye ndabamwaje. Abantu bashyushye ngo dufungwe yobi, batabibonye yobi. Imana ibamwaje yobi. Insengero nibakomeze ngo bazidadire. Erega nabonye amakomende nk'ibyatumye nk'isengero ngo bazifunga ngo ni byinshi, nk'abapasitoro ngo nk'aba ngaba ngo ni byinshi. Wagakizwa we ko bazifunze, wowe warariye. Wagahura na Yesu we ko bazifunze, buretse gato ko bazifunze. Oya, kubwira umuntu ngaragakizwa, kubwira umuntu ngaragahura na Yesu. Oya, buretse gato yagahura na Yesu akamuhagakiza. Ko bazifunze yubatse etaje, yagahura na Yesu agakizwa. Ibyacuma avuga barya ko babiriye ibyo ngibyo baramaze. Mwagahura na Yesu mwe mwubatse amataje, mwebwe abana banyu bagiye kwiga muri Harvard, abandi bagiye muri Amerika. Jambo ry'Imana riracyariho kandi Imana ifite abakozi. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yego, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikiranye inyigisho hano ku Musaruzi TV. Ni iby'agaciro cyane twongeye kugira amahirwe ndetse n'umugisha byo kongera kuganira n'umukozi w'Imana Pasiteri Adrien. Kamuha ikaze adusengere ubundi dukomeze. Uri Imana itanga ubuzima, uri Imana igira neza bugacya bukira. Turagushimiye data kubw'umwanya mwiza duhaye kugira ngo tuganire, gikira abantu bagiye kumva ibyo tugiye kuvuga, ubatabare, ubavane mu mwijima w'icuraburindi. Tugeze mu gihe Satani ari gukora ku mugaragaro, mu gihe tugeze mu minsi y'akabagibege. Turagutumiye Mana, reka ube muri iki kiganiro tugiye gukora, gihembura umurimo wawe, abantu bunguke kukumenya, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana akaba ari ubw'imbaraga. Nyemerera ukora imirimo ndetse n'ibitangaza. Mwuka wera w'Imana asenye imigambi yose y'ikuzimu, ibihagurukira kurwanya Imana byose turabicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwami bwawe buze, Mwuka wera w'Imana kuri by'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego, urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana Pastor. Urakoze cyane nawe Nathanael. Umeze neza ariko? Yego, meze neza cyane nawe. Bugingo ni buzima. Narakubwiye ngo ijwi ryanjye wumva rimeze gutya. Yego, jya wumva komeze neza, kandi iyo umutima wanjye ntacyo nshiraho urubanza mba numva ndamahoro. Iyo wumvisha utameze neza bitewe n'impamvu runaka ubigenza ute? Ndasenga. Bibiliya iravuga ngo wishimye naririmbe, ubabaye asenge. None se ko najya mu bapfumo k'ibyo ngibyo atari by'Imana yamamagariye, ko n'abajyaho nta mahoro bagira, ko najyaga ko ntanywa inzoga, inzoga zidatanga amahoro. Inzoga ntago zitanga amahoro. Yego, ntago zitanga, zigushyira muri mood,
mudu y'akanya gato ubundi zikakurimbura. yego Ubwo rero ikindi burya n'amafaranga tuba tuyakeneye, yego ariko ndashaka ngo ubwire ko amafaranga adatanga byose, nta nubwo amafaranga ashobora byose. yego na bya bindi mujya muvuga ngo amafaranga, ngo iyo umuntu ngo ufite amafaranga baramwubaha, igisubizo ni no. Amafaranga ntabwo atanga icyubahiro, amafaranga atanga igitinyiro. Bibiliya ivuga ivuga yego Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro yego no kudapfa yego bakora ibintu kintu kimwe, gukora ibyiza, yego kabiri ntibacogore, yego ngo bene abo ngabo ngo Uwiteka azabaha ubugingo buhoraho, yego abahe n'icyubahiro ndetse n'ubukire. yego Rero ntabwo icyubahiro kibonerwa mu mafaranga, icyubahiro kibonerwa mu kubaha Imana. Rero iyo numva ubugingo bwanjye ari buzima, ibindi ku isi aba ari imvange turabisangiye. yego Imana ishimwe rero, Imana ihimbazwe. turongeye turaganiriye. Amen cyane. Nawe ariko wari umeze neza. meze neza cyane, urabibona n'ijwi nanjye wa mugani nanjye mvuga neza, bameze neza. Imana ishimwe. yego Yego. hashize iminsi rero ku mbuga nkoranyambaga hari Uzanye ibyo ku mbuga nkoranyambaga kandi ndongeye ndagarutse. nta kibazo, none se ko narwambariye. ugomba kuduha umucyo. Imbuga nkoranyambaga zibamo ibintu byinshi nubwo nazi ikintu ugiye kumbwira. yego Buriya kujya kuri social media ni nko kujya ku isoko. burya Social media uzayifate nk'isoko. Iyo ugiye gushaka ikintu kidafite umumaro urakibona mu isoko. Niyo ugiye gushaka ikintu gifite umumaro urakibona. Social media nayo niko imeze. Hari n'abantu rega njye numva bavuga ngo social media ngo ni satani. Satani ntabwo ari social media. Satani ahubwo ni abakoresha social media satani akoreramo. Kubera ko ikintu ugiye gushaka kuri social media nicyo ubona. yego Iyo ugiye gushaka amatiku urayabona. yego Iyo ugiye gushaka ukuri urakubona. Iyo ugiye gushaka ibyubaka umuryango urabibona. Niyo ugiye kureba abambaye ubusa bazi kudingiza indaya urabibona. Rero social media ni nk'isoko. Ku isoko uragenda ukagura idodo rwa 500, ariko n'iza 50 urazibona bitewe n'aho byari biri, bitewe n'aho biri. Umuntu wese ahaha bitewe n'ikimujyanye, bitewe no muvuga. Kandi ngira ikinyarwanda kivuga ngo umuntu wese acumbagira bitewe n'imvune yavunitse. Iyo wababaye cyane ukavunika ucumbagira cyane. Niyo wasitaye babyita gutsikira, kugenda gake. Rero iyo zanye social media ngewe sinzi nyifata ngewe nk'isoko. Ibyo agaciro ka Yesu uri muri nge niwe umpa imbaraga y'ibyo ngiye guhaha. Nimba ubutumwa bwiza bwa Kristo atari ubw'amagambo, njyanywe no kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ndikurayo kandi ngafashwa. Nimba umuntu ajyanywe no gusenya abandi no gusebanya no kurwanyana, nabyo abikurayo. Nimba ujyanye n'ubusinzi nabwo ubasangayo. N'ababandi bakunda guseka musigaye mubitanga influencer. N'aba-influencer tera commentaire ku bintu by'aba Japani. Ibyo ngibyo byose nyambitindaho. Hari n'aba-influencinga mu kintu cyiza bashyigikira abandi. Abo nabo rero basangayo. Rero icyo umuntu wese yagaburiye nicyo icyo umuntu yagaburiye. Icyo umuntu agaburiye cyose nicyo kibyibuha. Yego. Nari ngiye kukubaza nti mugenzi wawe Pasiteri Bosco yahanuye ko Kagarara agiye gupfa. Ibintu biragenda bifata indi ntera. Kuki uzanyemo ngo mugenzi wanjye? Ni umukozi w'Imana mugenzi wawe, umuhanuzi mugenzi wawe, pasiteri, nawe uri pasiteri. Yego. Buriya niyo mpamvu ndanamuzi by the way. Muraziranye nawe arakuzi ubwo. Isura yanjye arayizi. Yego ntabwo turi inshuti ariko nta nubwo turi abanzi kuko ntacyo dupfa. Yego. Bosco ntacyo dupfa, ntacyo yanyimye, nta n'icyo namusabye, nanjye ntacyo yansabye. Rero ndabizi. Yego. Agize atya ahanura urupfu kuri Kagarara. Ego. Ibintu bifata indi ntera cyane, commentaire ziba nyinshi ababivugaho. Ariko se utarabimbaza. Ubundi umuririmbyi yaravuze ngo gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Yego. Urupfu nakubwiye ko nta muntu rutinya. Nta muntu rutinya. Urupfu nta soni rugira. Nta n'isoni rugira. Ntirutinya icyo uri cyo n'icyo wari cyo. Yego. Rwaje rero rwamujyana. Sinzi impamvu mubitinya. Yapfa ni umuntu, nanjye nzapfa ndi kubivuga. Yego. Nawe wabihanuye azapfa. Twese turi abantu. Sinzi impamvu tubitindaho. Impamvu tubitindaho nuko
yahanuye urupfu mu gihe gitoya atangwa ingero kuri ba Gogoryoza ba Dorimboga bo nawe rero rwarabatinye ntabwo rwabatinye barapfuye. buriya rero hari ibintu mujya mutubeshya mujye mutandukanya kuba tuvuga ibintu amarangamutima yanyu agakorwaho. Yego mujye mubitandukanya n'icyo umugambi w'Imana. Bibiliya iravuga nzi ibyo nibwira nzabagirira. Hari ibyo twibwira ariko hakaba n'iby'Imana yibwira. Yego twebwerera iby'Imana itekereza bitandukanye n'iby'abantu batekereza. Imana dusenga dukurikira nta soni igira. Nubwo ntaramenya ibyo mbaza ibyo nakubazaga kuba yarahanuye urupfu kandi akaruhanura mu gihe Kagarara arimo agaragaza intambwe nziza nk'umu content creator, umwana mutoya. ese buriya ni umu content creator niko mubyita? Yego ni umu content creator. Yego kubera iki yitwa mu content creator? nuko ari udushya content ni iki? Content ni ikintu icyo ari cyo cyose ushobora gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Yego iri mu buhanzi no creating, iri muri pariti y'ubuhanzi. Creating harimo create content nyine go creating no kugira uti meaning yo creating no kurema ikintu gishya. Okay. Yego ubwo yaremye ibishya. Yego umubwiriza yaravuze ngo nta kiriho kitabayeho nta n'kizabaho. none ibintu iminsi ikihindura ni amakositime. Yego naho ubundi ibintu mu isi bihora ari bimwe, ariko ibyo yakoze nta wundi muntu urabikora. yenda hazaza none ntabwo twamwubahira icyo ngicyo se nk'Akagarara. Mana yanjye ntago ndamenya icyo ushaka kuvuga ariko nta gitangaza kirimo. Erega burya igitangaza buriya njya nkunda kukubwira ngo igitangaza si ukugura imodoka. Yego igitangaza ni ugukizwa utunze imodoka. buriya nibyo kuko n'indaya zirazigura. n'igitangaza si ukubaka etaje. Yego igitangaza ni ugukizwa ufite etaje. n'igitangaza si aho Kagarara Imana imuvanye. Yego nta nubwo igitangaza ari aho Imana imugejeje. Yego igitangaza ahubwo ni azahagarara ate mu cyiciro arimo ubu ngubu. none rero erega hari ibintu imigani avuga. Yego ngo bitangaza ngo kubona umugaragu ahindutse umuja. kubona umugaragu ahindutse umuja. Oya umuja ahindutse kubona umuja umukozi wo mu rugo ahindutse mabuja nawe bakamwita mabuja. ibyo ni ibintu bitangaje mu isi. nibyo rero Kagarara byambayeho. none bati arapfuye. ubwo wowe iyo ubyumvishe kuriya ubifata nk'iki cyangwa ubyumva ute? uko mbyumva ko kuvuga ngo arapfuye none se kubivuga ahita apfa? ariko abashyizemo igihe cy'uko ashobora guhita apfa wenda mu gihe cy'imyaka. none se bivuze ko none se ubundi azahoraho n'Uwiteka? ntabwo yahoraho. buri muntu wese azapfa niko wambwiye. none se ndashaka nkubaze nimba atazahoraho kuba yapfa ni igitangaza? urupfu rurya abami rukarya ibikomangoma rukarya abakire. Yego rukarya abakene. urupfu rudatinya inzobe. urupfu ntirutinya ibikara. Yego urupfu rudatinya umuremure ntirutinya umugufi. urupfu rudatinya n'aba bakobwa mujya muvuga ngo bafite nyashi. Yego ntirubatinye. urupfu rwa Uwiteka yavuga ati uriya nawe iminsi irarangiye. nakurya mujya mutangara mwebwe ab'isi. sinzi nawe nimba barimo. nanjye ukize mu biye ibyo birabareba ariko nawe uri umunyamakuru kubariza abantu. rudatinya abafite nyashi rukabajyana. urupfu rutatinye Salomo. urupfu rutatinye Dawidi. urupfu rutatinye Nebukadinezari. uranyumva? ndakumva cyane. urupfu rudatinya umunyamasengesho. rudatinya umuhanuzi uvugana n'Imana. ntirutinye pastor. urumva rugira isoni? urupfu nta soni rugira. none se nkubaze kurya yita umuntu akamenyekana bivuze ko atapfa? yapfa. ariko kuki mugira kuki mukunda gushyushya? byacitse abanyarwanda mumenyera Imana muzatuma Imana ibakubita umushari. nubwo ntaramenya ibyo ushaka kuvuga ngaho mbaza rasa ku ntego kwanza. amagambo arakomeye cyane. muzatuma Imana ibakubita umushari. nanjye mu nyambare
muvuga ibyo mushaka. oya we nta muntu wakwambara, nanjye ndi umuntu, nta muntu wakwambara, nanjye ndi umuntu. ahubwo icyo nagira ngo twiganirire Ni iki ni ngaho ku- kimbwira? ni ku bijyanye rwose na Kagarara. Nabonye Kagarara se yahindutse ibyahishuwe, Oya, yahindutse erega- ibyakozwe erega n'intumwa. buriya iyo ubuhanuzi buri ku muntu w'Imana nta cyatuma tutabivugaho. Yego, kuko buriya umuntu aje akaba umusitari mu buryo bwihuse, bituma n'Imana isohoza ubutumwa yari imufiteho, bityo rero ikabucisha mu bantu. none Rero ikintu ushaka kumbaza ni igiki? n'ikintu kiri gutuma umbaza ayo magambo yose, intego ni iyihe? ugamije iki? ugendereye iki? ni icyo ushaka kumbaza? ndashaka kukubaza kanze hano hari akantu ngiye gushakisha ese igihe ugashaka burya nta ntako ufite. none se iyo kari kuri interinete ntabwo uza ngo uhite n'ubundi ukabona, ariko iyo ukabonye ni agaki? ni videwo yakozwe nanone n'umukozi w'Imana. ariko none YouTube ntabwo tuzabakira. Uretse gato yumvira aha hantu. nabonye kakinnye inkinamico biranga, gakora za telefoni biranga, gakora amakompiyuta biranga, karangije gahita gacunga umutipe ngo ukora siporo muri Amerika, gahita kamwiyitirira ngo bakita rukoko, imbari rugarara, ngo ni rugarara ni Kagarara. Akana kafashe isi, ariko mbwira mugenza ngo tugiye gufata isi, tugiye gufata isi, buri muntu Imana imuhe mapu. Wakumvishe? nakumvise. None rero ucyumva uyu mukozi w'Imana avuza ano magambo, nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwibasiye cyane bavuga bati yakoze icyaha cyo kuba yafashe Kagarara akamupfobya. Niko komanteri zivuga, abandi ba content creator batangiye gukoresha kano ka video. hari ijambo riba mu migani utarambaza mu bice 30 umurongo wa 21 Yego, kugeza 25 haravuga ngo hariho ibintu bitatu bititiza isi, yego, ndetse n'ibine itabasha kwihanganira. yego, icya mbere, umugaragu iyo ahindutse umwami. yego, umupfapfa iyo aguye ivutu. yego, 23. umugore w'igicamuke yego, iyo atashye mu nzu n'umuja iyo azunguye nyirabuja. ayo magambo ze kumbwira, ndakubwira impamvu y'icyo nyavugiye. ndacyari kukumva, komeza ibyo wambajije. yego. Aya magambo uyu mupasiteri yavuze ari kwigisha mu rusengero kuko ari ku gatuti. Abantu bagize gutya, umuntu araza aturutse kuri social media, araza aravuga ati Kagarara si byiza ko wakwirirwa uhita wirukira mu nzego ujya gutanga ikirego, ahubwo egera n'umupasiteri, pasiteri yegere Kagarara amusaba imbabazi. Ese koko birakwiye ko umupasiteri yasaba imbabazi Kagarara? arazimusaba. ndashaka nkubaze impamvu azimusaba ni byagenze bite? Nanjye n'iki niko ndi cyabaye? kukubaza nti birakwiye ko umupasiteri uri kumbaza yasaba ibintu imbabazi? ukagira ngo ntabyo nzi kandi njye ndabizi. Urabizi? noneho ngewe ibyo uvuga ndabizi. Yego. hari ibintu byateye mubamo byitwa gutwika, ariko uretse no gutwika muzatwika cyane, ubundi namwe mwitwike. Yego. ibintu mukunda byo kwemeza muzageraho namwe mushye. reka nkuganirize. Yego, nganiriza. umuvugabutumwa wo ku Gisenyi, Yego. ufite umugore w'umuvugabutumwa, uramuzi? wavuze ku bisambo by'abapasitoro n'abavugabutumwa b'abapasitoro, akifashisha urugero rw'ukuntu bibye abantu biba bagakata agace gato y'inyigisho nzima. Yego. bakayifata bakayisiba. uramuzi?
ndamuzi. wabonye ko na ribu yabigendeye ikamufata Yego. nyuma bakamufungura. Yego. ubu uyu munsi wa none rero hari ibintu mubamo Imana itazihanganira na ribu itazihanganira. ubu ribu ntabwo yakumva agace gatoya gusa k'akantu Yego. ngo ihite ijyana umuntu nk'uko muba mubyifuza. kubera iki? turi gukorera muri monde mbi, aho inkozi z'ibibi. hari uwavuze ngo turi mu isi aho ibibi, aho nanjye mugiye kunuka, aho ibigoryi byumvwa abanyabwenge bagaceceka. niyo monde tugezwemo. Yego. aho umuntu aririmba ngo kubita kuri ka mukamukurikira, aho umuntu aririmba ngo ni igisukari majyane mukamukunda, Yego. niwemera pompompompo mukamukunda, hashye hashye Yego. mukamukunda, reka nifatire ifoto mukamukunda, abo ngo nibo bari kwimana u Rwanda. abo nibo bari kwimana u Rwanda. ariko umuntu wakoze ibyiza ntimumushyigikire. nimba umuntu ari kwigisha ijambo ry'Imana, Yego. o kugira ngo mwumve icyo rivuze, mukurugutura amatwi akarya jambo Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo yaranditse aravuga ngo kuko muri icyo gihe abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo bazifuza kumva ibijyanye, mu cyongereza babyita ngo emotions. hari n'ibyo twita morale, kuko morale si ikinyarwanda, ni moralite. bazifuza kumva ibijyanye n'irari ryabo, bazigwiriza abigisha b'ibinyoma. uyu munsi wa none muranyumva neza, turakumva. uzemere ko inyoni ikunya ku mutwe ariko ntuzemere ko ikwareka. mbaza ngo ushaka kuvuga iki? Uvuze icyo my dear, ndanga nzacyaha inkozi z'ibibi. ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umukozi w'Imana, ariko sinzemera ko musebya abakozi b'Imana. mu gihe ibyo bakoze babikoze mu izina ry'Uwiteka, atari ukwihimbaza ubwabo, bidatukisha izina ry'Uwiteka. umuvugabutumwa uzaza akavuga ngo atangiye kubyina ngo ikibuno kikamubwira ngo manuka, nka wa wundi bitwa Garasi, nzamucyaha. sibyo? ni ibiteye isoni n'iby'isoni nke birya birivuga, sinzabyihanganira. nzabicyaha uko biri, ariko sinzihanganira n'aba agenti ba Satani. nanjye muze kuntukira rimwe. Satani yangaje mu murimo wo kugira ngo mwangaza abakozi b'Imana, no kugira ngo mutume mu cyimbo cyo kugira ngo twubake umurimo w'Imana, mutume mudusebya ngo mbihanganire. mbaza ngo impamvu uvuze ayo magambo nayahe? impamvu ya mbere, uriya muvugabutumwa bucyana ntibamufunguye, ntimwari mwamumereye nabi. ntabwo ngiye nari ndimo ndavuga, ariko nawe nifashishe ndetse yihangane nkuvuge kubera ko nawe mpagaze imbere wendi kubona. ntimwamumereye nabi abantu? byarangiye bite? byarangiye yafunzwe. sawa, ntabwo yafunzwe, mwakase gato yamutuma bamufunga, birangira Imana imuburaniye. rero tugeze mu gihe abakozi b'Imana turi kunyuzwa mu kayungiro, abagende ba Satani aho bari ku isoko ryitwa mburamumaro, bari gucuruza, bagacuruza n'umwanda. ibyo mu cyongereza akunda kubyita ngo ni shit, umwanda. uriya mupasitoro uvuga, ndamuzi, murakavuga n'ibintu bifite proof. ngenda muzi, atuje kuburanira abantu, sinje kuburanira abantu. ndamuzi. mbaza ngo umuzi iki? yitwa Pasiteri Selemani, niwo mu itorero rya Pentecote ADPR. nasengera ndahazi. muzi ari umuvugabutumwa, mu bavugabutumwa bazwi mu mujyi wa Kigali b'abahanuzi. Selemani wo ku Muhima wayoboraga amasengesho. nta muntu utamuzi kereka abana batoya mwebwe muri kuza mw'uyu mujyi. rero ni n'umuntu w'umugabo, ni umuntu mukuru.
rero mbabazwa n'abapagani bo mu rusengero n'inkozi z'ibibi yego bakunda yegere byacitse yego ntibumve ijambo ry'Imana. gute ndamuzi muzi nk'umukozi w'Imana yego icyo niko kuri kandi muzi kandi nk'umuhanuzi yego yanuriye abantu benshi ahubwo nanjye natunguwe n'akantu mwakaze. wowe ukikabona listen to me nega amatwi natunguwe n'akantu mwakaze noneho nkumvise nanjye byatumye mbentarase ntanagiye kure mbese nabyumvise uyu munsi nabyumvise gatrendinga ariko kuko mbuzi sinabitindaho uyu munsi rero byanzinduye ndavuga imvuga abantu bakoresheje hari utuntu musigaye mukora mugahita mukata ngo ifu moment later iyo fu moment what a few moments later uranyumva ahejo yavuze Yego. na ejo atavuze n'umwana bihuje ibya Pasteur Bosco nawe ndamuzi muze muzana na Pasteur Marcel muhita muzana noneho tuganire rero yego natangaye nangazwa n'abapagani bo mu rusengero b'inkozi z'ibibi banyamurya nino babandi bakunda biracitse Yego. n'abanyamakuru bataraba umwuga ko kuko hari nk'umunyamakuru wantangaje wa siporo witwa Baryinyonza Baryinyonza wo kuri buretse gato ikinyamakuru kireka yego ariko kumva atera comment ku bintu atakoreye research ubundi nzi ko itangazamakuru ryitwa journalism yego siko ryitwa niko ryitwa ariko imirimo itatu icyo bita entertaininga ushimisha abantu yego gukorera abantu buvugizi ngira ngo no gushimisha none ubuvugizi yakoze buri gushimisha yashimishije nibi uretse gutambika mo umugozi wo kugira ngo mubambe buretse gato mubambe umukozi w'Imana yego ni ibiki mwavuze mbaza ngo ko numva uri kubikikira impamvu ndi kubikikira niyi nuko numvise nawe shyiramo icyo cyigisho shyiramo intro ureke gushyiramo ako kantu mwakatinze intro nari nayihagaritse buretse gato ndakomerezaho wera risi ntaze kunkora copyright niwe nyiri gusenga nawe ni umukozi w'Imana tega amatwi yari ari mu rusengero tega amatwi wumve ko atarari gushyigikira abantu b'Imana ariko murebe ukuntu Satani yabasize burya njya nkubwira ngo Imana yihamagaye na Satani arabyara buri munsi uko Imana ihamagaye Satani yigana nawe yigana inkozi zibi yigana abakozi nawe akabyara yari arimo avuga ngo nakagara nimba mwaramushyiriye buno burozi reka mbumurutse nimba yarabyumvise bikamukomeretsa uretse ko mukunda biranacitse ushaka gusanga atanabirimo atanabitekereza ariko kubera ko yegereye kagarara w'abanyarwanda yimanye u Rwanda mbese muri gushyiramo akantu kuko yimanye u Rwanda of course nibyo yarwimanye mugashiramo kuko yamenyekanishije u Rwanda nibyo koko mugashyiramo ko kuri Instagram yagize 600 500 nibyo koko ngo yimu pasteur ngo bamuguregerane ngo bamufunge ngo yapfobeje abantu bafite ubumuga bugufiya bafite ubumuga babana n'ubumuga bw'ubugufiya babana n'ubumuga bw'ubugufiya ngo yapfobeje kiremwa muntu ugane n'umuntu nkawe mw'abantu mwe mwamagawe na Satani namwe Satani azabahemba Imana itaraza guhemba abakozi bayo ngibahembe isi nayo izabapangira ibyayo isi nayo izabaha ibyayo mbaza impamvu nuko ikibazo mukundu twaducitse amagambo matoya yaducitse sorry gato erega wihangane mvuge nta kibazo amagambo matoya yaducitse niyo mushyigikira mukayaha favorite ariko ijambo ry'Imana mukariterera umugongo mbaza impamvu niye mpamvu nuko yamutanzeho urugero uraza kubyumva
avuga ngo namwe Imana yabatungura. Ariho hantu gatoya wakati uretse gato itonde ariho hantu gatoya nawe wakatiye ngo bamufunge. Nibamufunga surishima, ariko ubundi mbabazi umwuka wo gufunga abakozi b'Imana mwihaye, niba bafunga twese bakadufunga muzunguke isi. Abakozi b'Imana niba bafunga mwese muzunguke. Ngaho abakozi b'Imana mwese mwatugize abateka mutwe, abandi mutugira abatubuzi. Yego of course bateka mutwe barahari, barimo n'abatubu barimo. Ariko nkwibutse ko inkweto yose ya original igira na pirate. Yego, ikigaragaza ko inkweto ari original igira pirate nyinshi. Kandi pirate ziba nyinshi kuruta original. Mu Bushinwa muri imodokari bari gusohora iza miliyoni 30 kilometre, miliyoni 45 kilometre, yego, n'iza miliyoni 15 kilometre, yego. Ariko se zimara imyaka ingahe? Mukunda byacitse namwe. Kubera iki mbivuze? Shiramo wumva inyigisho ya dukomeze gato. None numva icyo uri buze kurenza. Buri muntu Imana mu yamapu. Oya gatangize kose. Gatangize iyo intro itangize yose. Wumva abantu badukurikiranye, sorry gato kati, abantu badukurikiranye mwumva iki kiganiro. Yarari mu rusengero, mwumva ijambo ry'Imana. Arimo avuga ko nta Imana itakura umuntu, ko nta Imana itamugeza. Abwiriza ko ku kidendezi buri wese Imana yamukurayo. Avuga ngo mu mpano Imana yahaye umuntu, buri wese Imana yisiga amavuta, icyo twita favor mu Cyongereza. Yego, igikundiro. Avuga ngo buri muntu wese Imana imuhe viziyo, imuhe mapu, kuko buri muntu wese Imana ifite aho yateye icyo kurya cye. Yego, nanjye yagiteye ku kanwa. Yego, iyo mvuze ubutumwa bwiza abantu bakanezerwa, nanjye Imana impa umugisha. Yego, sibyo? Umu-interpreting cyangwa umusemuzi, iyo ari ku-interpreta agasemura, Imana iba yamuhaye iki? Umugisha, favor. Sibyo? Suka ariwe w'izindimi wenyine. Kuba rero Ashton yitwa Ashton, yitwaga Kagarara. Yapana yiyita, tuvuga izina rye ririho kuri Instagram, yitwa Ashton Small. Ashton Small. Yego, kuba ari Small se we ntabyemera? Arabyemera. Kuko none se izina rye harimo Small. Uretse gato ni icyaha se? Ntabwo ari icyaha. None se ni ari Ashton Big, hari Ashton Hall. Ese uzi ko na Kibonyi yise Ashton 001 Big? Yego, none se nawe ari guprofita occasion, ari guprofita nawe izina rye rizamuke. Yego, wewe nawe bibyaza umusaruro. Uranyumva neza? Yego, none tega amatwi wumve. Abantu mwasebeje aho gura mu pastor, mutumvise icyigisho. Yego, mukuri ikintu cyitwa excuse, musabe imbabazi Imana. Basabe imbabazi? Muzana musabe na Kagarara imbabazi, munasabe imbabazi ra mu pastor, kubera ko murashaka kubateranya, mugashaka ko bamwe babafunga ngo yasebeje. Shyiramo wumve utangire, nanjye ngiye gutuza. Nyine mico biranga, gakora za telefone biranga, gakora ama computer biranga, karangije gahita gacunga umutipe ngo ukora siporo muri Amerika, gahita kamwitira ngo bakita rukoko imbari rugori imbari rugarara, ngo ni rugarara ni Kagarara. Sorry gato pastor nazi n'izina rye, ariko kubera ko byatirendinze nakubwiye ko indirimbo warambwiye ngo njya numva indirimbo z'isi. Uretse gato nakubwiye ko ibiri ku isi byose bimeze nk'ibyambaye ubusa. None ze gatari muri gospel kumutanga urugero ari mu rusengero, ubwabyo byose nibivuze ubutumwa. Ese wibuka ko Diamond Platnumz, yego, uzi ko yacuruzaga ibisekene? Ibiki? Ibisekene. Diamond Platnumz yazunguzaga imyenda marato, bano mukunda kwita abazunguzayi. Waba uzi neza kajya muri studio bwa mbere nyina yagurishije impeta, arangije arabadireka njikira umwana. Yego, ariko se waba uzi neza, reba ahantu ageze, nta Imana itageze umuntu, nta Imana itamukura. Rero kuba atarazi n'izina rye akavuga ati
hano hari agatipe yego of course ushaka no gusanga mubyaye none se Kagarara afite imyaka 25 yego uriya mupasiteri utegeza ko atenda kumubyara ariko none zavuze ati wagahungu kanje we cyangwa wa muhungu we mubyita ngo ubungubu ngo mu kinyarwanda ngo kiboneye ngo nugupfobya yego no gupfobya kiremwa muntu ubu satani ibintu byose yabisiza amavuta bishakira isoko kugera ku rwego ijambo ryose umuntu avuga musige muvanamo ijambo rivuga ngo ikigize ibyaha ese ko mudufatira mbariko mwebwe umunsi Imana bafatiye mbariko muzadukizwa niki ikize guseka ko mudufatira mbariko mwebwe umunsi Imana bafatiye mbariko bizagenda bite shyiramo wumve kadukomeze buri muntu Imana imuye mapu Imana iguye mapu y'icyara cyazo dore uko apinga iyo uzarisha akanwa ariko bamwaza babandi bapinga yaravuze ati mwebwe ahari ntimuzi imikorere y'Imana Imana iratungurana ati na Aisha Small Imana imugarutseho ati abasitari bose yabambuye ijambo kandi koko Kagarara ujya kwa Debeni bagaca bugufi Kagarara ujya kwa ministry w'intebe bakavuga ati nawe uri umuntu nk'abandi wa welcome wimanye igihugu ndashaka nkubaze umuryango wa Kagarara murabizi ko nababyeyi afite biriya ntago mubona mu kuboko kw'Imana kurimo byene nabandi mujya mubitwerera imyuka mibi reka byangebyo twe kubitindaho oya nta nuko wabara buriya ntukabara amakuru y'ahantu utaraye ntukavuga amakuru y'ahantu utaraye ntugahakanira umuntu mutararanye kuko mwanararana wasinzira akajya kwiyagarika ukuri kuba kuzwi n'Imana n'umutima w'umuntu umutima w'umuntu nturya ruswa kuko hari ibintu bitatu bitabeshywa Imana umutima na Satani ntushobora kubeshya Satani kuri umukozi w'Imana azi neza kuri umuhagendewe ntushobora no kubwira Imana ko umuntu akora Satani azi neza ko ukorera Imana nikorera ibintu bimeze rero icyo nshaka kukubwira kuba avuga ati Imana yamugarutseho bati namwe buri wese Imana imuhe mapu kuki mapu mwayikatinze subizamo niba ko kantu niko nshaka mapu kuki subizamo inyuma gatoya ariko nawe tugenda neza urabimenya iyo uzarisha ariko se Natanaye subizamo gato ndashaka ntega amatwi kuki mapu mutayishyizemo shyiramo ubwo biragusaba kuyitangiza yose tangiza icyo kigisho reka ntuze hano hari agatipe nabonye kakinnye nyine mico biranga gakora za telefoni biranga gakora amakompiyuta biranga karangije gahita gacunga umutipe ngo ukora siporo muri Amerika gahita kamwiyitirira mapu igeze bakita rukoko imbari rugori imbari rukarara none se umunyamugisharira nakafashe si iyo umuntu afite umugisha kigaragara ko ufite abandi bawumugirira buri muntu Imana imuye mapu Imana iguye mapu y'icyara cyazo dore uko apinga wala iyo uzarisha akanwa urabimenya iyo uzarisha ikirenge kuri Dorogobo na Risinari urabimenya iyo uzarisha amavi urabimenya iyo uzarisha diplome urabimenya buretse nagiye muri byinshi ikibi yavuze ni iki ikibi yavuze rero nuko bakasa akavideo k'imbere ntibakate ibindi oya ahubwo nuko abenshi muri banyamurya nino iyo ukuri kwabuze mu bantu igifu gisumba ukuri abantu batangira gucuruza ibinyoma no kurwanyana no gusebanya icyamanga abantu bakwirakwije kariya kantu baze kunyumva neza umuntu wese wateye comment mbi icyamanga birebe ngiye mfite n'agahinda ndanababaye n'Imana yo mu ijuru kandi ibabarira abantu kuko ari nyembabazi ngiye sinatera kuri comment umuntu ndumvise inyigisho sinavuga ku muntu ntumvise icyigisho cyose kuki mukunda twaducitse aravuga ngo nimba uzarira kuri Dorogobo yego urabimenya none se buriya Aisha Speed na Aisha Small Aisha Speed Ashton Small na Aston Hall nago Aston Hall agaburiye Aston Small yego baramugaburiye kwese se aba content creator abo ngabo mwarimo muvuga ntago mumuririyeho bamuririyeho
ntibaririye kuri Kagarara. yego None se Imana yasize ikize yasize Kagarara uretse no kuba yaramusize nuko Imana yabiremye yabisize kuko nicyo cyatumye Ashton Hall amukurikira bikatuma aba interese cyane abonye akuye amaboko we mu mufuka yisobanukiwe yego aravuga ati nzagenda yimana u Rwanda ariko mwakunze byacitse yegere shyiramo ako kantu tugasoza karangije gahita gafata uriya mugabo ngo ukora siporo wiruka mu mahanga gahita kiyita ngo nimba ari peti gafata bafashe ka kandi ngo niwe noneho mutoya bafashe ka video bagahuza n'akandi kavuga ko agatipe afatana Ashton Hall na Ashton Small abahita babihuza abagome mo hagati barahamyutinga avuze ngo buri muntu wese Imana imuhe map ye yego bamyutinga aho yavuze ngo nimba iyo uzarira kuri Dorogoba urabireka barahamyutinga yego iyo uzarira kuri Arsenal barahamyutinga ijambo ry'Imana bararimyutinga Satana bahakurangura kuri make biti binyoma n'abapapa n'abarokore nabo baguze n'abanyamakuru mwize journalism yego nabyo namwe mwabiguze nicyo kigaragaza ko iki gihugu cy'u Rwanda dufite ibibazo kuko abantu bakunda kurira ku maraso y'abandi barashaka bamufunge namara kumufunga abana bese bizagende bite umugore wese bizagende bite nawe muri yavuze yapfobeje mujye mwumva inyigisho ukwiri muyenterpreting mu buryo buri bwo mwirinde gusiga umuntu nakosa mu muhugure munamuhugurana urukundo naho se muguhugurana gufunga ntago gereza iki muri ibintu byose shyiramo komeza umva umwana ari kwibere naba abantu bita abastari bose bari hasi yabazamukanye nabone bagaterura nk'uterura baby ariko mana ndabona hari abantu Imana igiye guharinya we stop hagarikaho yego ako nako bakaretse ndabona hari abantu Imana igiye guharinya urumva nawe byaramumotivye bimuha motivation mu nyigisho arayifashisha kuko ingero za Dawidi ntago zigihagije n'urugero rwanjye Imana yangiriye neza warwifashisha iyo abi bitabo bicyandikwa Bibiliya n'ubuhamya bwanjye bwari kujyamo n'ubuhamya bwawe nawe bwajyamo ariko kubera ko ijambo ry'Imana ibyo twemera tubyemera reka n'ubuhamya bwa Natanayeli bumufasha ni nayo mpamvu ubuhamya bwa Kagarara bwadufashije none se Kagarara arebwa n'abapagani gusa oya ntago ari abapagani ariko uko yabizanye mu rusengero byabaye big deal yego you big deal what none rero iki cyigisho gasoze ujye wambaza intro kandi icyo cyigisho ni intro ni kontrola neza turebesha buri basiga banadutuburira igihe bisaba gushishoza yakasha ibititira byose ntabwo ari umwuka na malaria ziratitiza akona ko badasize inyuma ye kubabwira mugerageze gusenga muhindura isengesho muvuga ngo Mana agarura urukundo mu bantu bawe nta kigenda kugira ngo umuntu azakuyobere ku nzira igera ku gisubizo biragoye ahubwo iyo arimo arangura ibisheke akabona bigendera kubi ati wapi byarahombye we ati nasanze birwaye inkongo niko bateye abo iki gihe wowe urazamuka wagira akamodoka ati si umugore w'abandi asambanya turiya ni indaya kandi nawe wasambanyije gusaba abajwe nuko ibyo ntibabyamamaje ariko bamamaje Kagarara barashaka kumuriraho ukora iby'Imana igize gute ishaka ahubwo noneho Satani yabaruze bikintu bita kutemera voilà aranga abasaza b'abateoloji ba kera bavangumva ngo ntavuze igihe yavukiye ngo ntavuze umwaka niwo wanzanye ko nazabona kuvuga Imana naje kuvuga imyaka yagiye bavukiye wahagarara mu bapasitori bamaze igihe ngo bariyo n'abasatuzi ngo hariyo abapasitori ngo bakabona abasatuzi ibintu biri bikigiye byagatsindwa niyo ukuntu yari ari mu mavuta nata gira mugenzi ngo Imana izaguhuze n'abanyarukundo iwegera umuntu hagarara wabona nezerewe umva ukuntu yari ari mu mavuta wumve n'ingero yatanze uzihuze n'akantu bafashe gasoza inturo katuyisoze
abantu munkurikiranye mujye mubyumva, by'umwihariko abakunda inyigisho tujya dukora, kuko hari ukuntu Satani ajya asebya abakozi b'Imana agashaka kubambika shiti, namwe mukamuha urwaho. Komeza. ku buryo abana barimo bavuka bafite ikibazo kuko batavukira mu biganza biseka. Mugira ngo uragasekerwa n'Imana nawe useke, iyo Imana yagusekeje nawe uraseka. Voilà. Kagarara si Imana ntiyamusekeje, ntiyamusekeje. Mwese se nimwatangaye, dore nanjye nicaye none ndi kumuvugaho mu bintu bitajya bimbaho. Dutangira urimo kumbwira ati ibyo bintu byo kuri social media byihorere. None se ntiyamusekeje? Byamusekeje. N'umuntu utazi Kagararo barajya kumushaka niyumva iki kiganiro, Yego. arebe uwo muntu byagenze uko ninde. Kandi ntiyari ari kubwiriza. Yego. Nta nubwo yigeze akora umuyoboro w'amazi. Tuvuge ngo twese twanyweyo kwimana u Rwanda. Shyiramo into risoze numva none ujye wambaza. Abantu bigize ba debande ngo bafite ngo za protokole ngo n'amasekoti ntago baba biyizeye, ariko Imana yakubayemo ngari wowe uroroha ugira gute uhinduka nk'ibisukwa. Ubu hari abantu dusengana bakurura iminwa, hari abandi dusengana bica amajisho, hari abandi baba bagira batya, hari abandi baba ngo dukihore ngo kiba kirimo kitwagiserera. Ndakwagiserera icyo ngusabye turi kunameza ariko wanze no gukizwa n'uba n'inyangamugayo. Ubu ndabiri ibyuya mwagiserera aricyo cyo gusabye. Ibindi nawe nushaka uzafataho ka video gakoreshe, Njyewe nta muntu uzamana. njyewe mbibonyemo ukuri. Ubusura arenza iki? Nta kindenzaho pe. Ubu nawe kandi wari wabifashe nabi. Ubumva nanjye kubona ariko gatrend. Ahubwo nawe usaba imbabazi. Kanibaza nti ibintu byavugiwe he? Ngaho gira ikintu mbaza dusoze. Kangira ikintu nkubaza rero. Ukurikije uko iki cyigisho cyeditinzwe kikaba kiri kuri iyi channel. Yego. Abantu banakirebe. Kiri kuri chaîne yitwa Gusenga Rwa. Yego. Nyiri iyo chaîne yitwa Werarisi nawe ni umuvuga butumwa. Yego. Ni nawe wacyeditinze. Nawe wagikamenye nyine. Yego. Ukurikije uko rero iki cyigisho kimeze na karaka video katrendinze ku mbuga nkoranyamaga, nkurikije uko mbibonye bamusaba imbabazi pasiteri. Yego, nanjye kubaza ntishyiraho umucyo. Bamusaba imbabazi kuko abo bose bakoreye Satani, nta n'umwe urimo wakoreye Imana. Abo bose nabonye bakoreye Satani, nta urimo wakoreye Imana. Nimba tugeze ku rwego umuntu afata akantu k'iminota amasegonda 13 akaba ariko ashyiraho akwirakwiza ibizima yarangiza akabigoreka kugira ngo bya bizima abantu batabyumva, of course uri umukozi wa Satani. Imana ibababarire, Imana ibatabare. Isomo ririmo muri ibi bintu ni ukuba abantu batagomba guhubuka, ahubwo bajye bitonda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese umwana w'umuntu azaza kwizera kukiri mu bantu kituyobora. Rahira ko ejo batazakora roboteteriyane yasambanye namwe mukavuga atayiwe ati yo tinukuntu yavugaga na ryafuhe. Muzitonde mutazagwa mu moshya. Satani ari kureshya abantu, namwe mwaratoraguye. Numva nasenga ahubwo nkabwira Imana ngo yeze aba bantu. Ngiye ubu nahise mvuga nti pasiteri aho ari ubameze ati, uratekereza kameze ate, nayahe marangamutima afite? Amarangamutima afite ubwo se we wagira ya urumva bari kumushyiraho dosiye zivuga ko yapfobeje umuntu, bari kumushyiraho dosiye. Ubwo se utagize ubwoba we waba ufite ubwenge? Urumva se ameze neza? Ubu se urumva azanezezwa no kongera gutanga ivuga butumwa kuri YouTube? Buri hari ibintu bibiri, nibitamusigira imbaraga zidasanzwe biramwambura imbaraga zidasanzwe. Nibitamusigira imbaraga zidasanzwe asigare noneho avuga nta bwoba, kuko noneho baramutinyuye. Birasigara atinya burundu, na kamera azajya avuga ati nimba ari kamera mubanze muyizime cyane, kubera ko akantu kose Satani ariko avuga akagashyiraho ibirungo, akagashyiraho ibirungo. Utazi ubwenge ashima ubwe, nawe utirukanse waseba. Rero natambara imbaraga Satani araba donc, ariko strategie satanisme uko nabibonye no kugira ngo ubutumwa bwiza abantu be kubwumva, ahubwo basigarane Kagarara no kumupfobya no kumusebya
kandi koko Satani afite ibirego ubyumvise neza wakumva ngo harimo gupfobya utabyumvise mwumva icyigisho ariko ubyumvise isoni ziragukora ubu nanjye iyi verisiyo nzanye abantu baraza kumwara icyama ngo baze kukireba kuko nanjye ahangaha amenye amabanga kuko abantu Satani ubu nanjye ndamumwaje mugani we ngobe nanjye ndabamwaje abagende ba Satani yobe musebye umurimo w'Imana yobe mushaka abakozi b'Imana bafungwa iyobe nimudufungije se bizabamarira iki iyobe nimba tuzajya tuvuga ubutumwa bwiza twakifashije ingero z'abantu Imana yaremye iri kugirira neza mugashaka agatoya kaducitse murunguka ikisi yobe Imana izamuhagararaho izahagarara no ku bakozi bayo n'abayikorera b'Imana vuga ngo amina Natani Imana izabahagararaho hari ijambo rivuga ngo imfatiro zisenga umukiranutsi yakora iki Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye ndafashijwe azabeshwaho no kwizera we Natanayeli we social media abantu bashyushye ngo dufungwe yobi batabibonye yobi Imana ibamwaje yobi azabeshwaho no kwizera we bene Kora baravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni iyo banyuze ndafashijwe n'ishaka nsonze iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bajya bagenda ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo cyangwa imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo ngajya aboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni nifurije abantu bose bari gusebya bakozi b'Imana mwahamagawe nimwambara imbaraga muyikorere aba Satani bari kwambara imyuka bakenyeranye imyuka natwe abakozi b'Imana nimureke duhaguruke Pastor Selemana harakomera n'abandi bakomere bameze nkabo ni igihe cyo kugira ngo twuzuzwe duhagararire Imana tuyivugire ubundi Satani mware yo nanjye ndabamwaje onodo Jésus yego tuzayikorera mu mvura tuzayivugira no mu byago tuzayivugira n'abakontentinga ibintu bibi bahamagaye na Satani turari tuzavugira Imana n'abahamagaye na Satani namwe umwami wanyu azabahembe ariko natwe Imana iduhagazeho haracyari abandi bameze nk'abadiriye bagerwanira Imana ishyaka hari n'abandi nge nazi Imana ikibyara nimba nyibyara Imana ntabwo izapfusha nimba nyibyara itorero riracyahagaze nimba abandi bakibyara umurimo w'Imana uracyakomeye nimba tukibyara Imana iracyafite itorero naho Satani abuteke bazirunge nizishake zange z'ibisoryo tuzavuga ubutumwa bwiza tuzahagarara mu cyuho turwanira Imana ishyaka mudukunde mutwange mu Cyongereza bavuga ngo I don't care ntacyo bivuze ndababara iyo mbonye abantu bahagurutse bashaka kurwanya Imana ndababara aba nibo bajya badushingirira bagashaka ko umurimo w'Imana upfa nk'insengero nibakomeze ngo bazidadire erega nabonye amakomende nk'ibyatumye nk'insengero ngo bazifunga ngo ni byinshi nk'abapasitoro ngo nk'aba ngaba ngo ni byinshi wagakizwa we ko bazifunze iwawe warariye wagahura na Yesu we ko bazifunze buretse gato ko bazifunze kubwira umuntu ngaragakizwa kubwira umuntu ngaragahura na Yesu buretse gato yagahura na Yesu akamuhagakiza ko bazifunze yubatse etaje yagahura na Yesu agakizwa ibyacuma avuga barya ko babiriye ibyo ngibyo baramaze mwagahura na Yesu mwe mwubatse amataje mwebwe abana banyu bagiye kwiga muri Harvard abandi bagiye muri Amerika
ijambo ry'Imana riracyariho kandi Imana ifite abakozi. Nimutayikorera mu Rwanda, muri Amerika bazayikorera. Nimutayikorera muri Amerika, muri Kenya bazayikorera. Nimutayikorera muri Kenya, muri Angola bazayikorera. Mu Bwongereza baracyari bari kuvuga Imana. Ubutayi nibufungwa tuzayivugira no mu ngo zacu. Nibyanga nabyo bikanga no mu mwuka biteraniro we tuzaterana dufashwe twuzura umwuka wera. Mbifurije kwihana mugakizwa mugahura na Yesu. Muragahura na Yesu abambika gakiza. Imbaraga z'Imana zibe muri mwebwe. Mwuka wera baha imbaraga mukizo. Urakoze Mana. Mera abana gakiza. Ube kwihana bave mu mwijima w'icuraburindi. Ubwenge bw'Imana bube muri bo. Mwuka wera akora iby'imbaraga. Mu izina rya Yesu. Amina. Umutima wanjye uragukeneye mwami.